amahoro amahoro bitsimbanye inshuti zanjye, nanone nagarutse. Njye ndi Monster, itumye mubona Emmanuel, umutagatifu mu majyaruguru. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru isekeje cyane. Ni ukuvuga inkuru yacu yitwa ubwenge buke bwa birasetsa. Wari umunsi umwe ubwo Birasetsa yagiye kuryama. Bigeze mu masaa sita z'ijoro arasinzira. Mu gusinzira aza kurota, arahanuka ava ku gitanda aho yari aryamye agwa hasi. Aguye hasi yarahagurutse arongera asubira kuryama. Nanone nk'uko byagenze ubwa mbere, nanone arongera ararota ava ku gitanda arongera agwa hasi. Muri ako kanya yahise yibwira ati, uzi ko namenye ubwenge? Iyo ubwa mbere ntaza kwibwiriza ngo mpaguruke, ubwa kabiri nakabaye niguyeho. Nanone turacyakomeje na Birasetsa. Nanone wari umunsi umwe ubwo Birasetsa yabyutse ari mu gitondo kare. Mu kubyuka abyuka yakererewe, asanga amasaha yo kujya ku ishuri yamusize. Yahisemo gutega tagisi kubera ko yabonaga ko ari bukererwe ku ishuri. Amaje gutega tagisi, ari muri tagisi yaje kwiyungura inama. Inama yaje kwiyungura. Birasetsa yaratekereje ngo ati, ndi mu modoka kandi iri kwirukanka. Ese nanjye ndamutse mpagurutse nkirukanka muri iyi modoka, si byamfasha kugera ku ishuri vuba kandi ntakererewe? Bidatinze Birasetsa nk'uko yabitekerezaga, yarahagurutse atangira kwirukanka muri ya modoka. Arirukanka kugeza ubwo yagonze ikirahure cy'imodoka. Abari muri iyo modoka yose bose baraseka. He tried it. Nanone Birasetsa wari umunsi umwe ubwo yari ari mu kiruhuko, aza kujya gusura nyirakuru wari utuye mu cyaro. Birasetsa yari umwana wari warakuriye mu mujyi, nta n'ikintu na kimwe yiyiziye, kuko imirimo yose y'iwabo mu rugo bari bafite abakozi bari bashinzwe kuyikora. Ubwo yageze mu cyaro, bukeye bwaho umukecuru yaraye bugiye kubagara amasaka.
arangije abwira Birasetsa ati kuko twese tugiye mu kazi uri busigare hano uze kudutekera. Nuko mukecuru amwereka icyumba cyarimo ibyo kurya, araje aranamubwira ati nibigera mu masaa sita uze kugaburira inka, dore ibyatsi ngibiriya. Ubwo mukecuru agiye mu kazi, Birasetsa nawe asigaraho. Amasaha yo guteka ageze, Birasetsa yinjiye muri cya cyumba asange harimo ibirayi, ibitoki, ubugari, umuceri, inyanya, ibitunguru n'ibindi byose bikenewe kugira umuntu ateke. Nuko Birasetsa afata ibirayi atabihase akubita mu ibase, afata ibijumba bidahase akubita mu ibase, afata ibitoki nabyo bidahase ashyira mu ibase, arangije araronga. Nuko araheza kuronga, arangije abishyira mu yindi base, asukamo umuceri, ashyiramo inyanya zidakase n'ibitunguru bikiri imbumbe. Arangije bitewe nuko atarazi neza ibintu bijyanye no guteka, dore ko atarazi n'isafuriya icyo ari cyo, ibyo byose yabipakiye mu ibase, arangije acana umuriro, aragenda atereka yabase kuri wa muriro. Ako kanya bidatinze yabase yahise itangira kugurumana. Birasetsa atangira kwibaza, ese ni irihe kosa nakoze ko mbona ibase ihiye? Muri uwo mwanya yahise atekereza ati buriya impamvu ibase ihiye wasanga ari uko ntigeze nshiramo amazi. Arongera arabitunganya neza, ashiramo amazi, araze ashira ku muriro. Nanone biza kugenda kwa kundi ibase iragurumana. Birasetsa ibyo guteka yahise abivamo, abiharira abanyacyaro. Nuko nk'uko twabibabwiye, mukecuru yari yamubwiye ko saa sita nizigera ari buze kugaburira inka. Amasaha yarageze, arangije afata ibyatsi ahereza inka. Inka irabirya, irangije kubimara, Birasetsa atangira kuyihuragura. Ubwo uri kwibaza ngo yayikubitiraga iki? Impamvu yayikubitaga byari bitewe nuko nk'uko iwabo mu mujyi bimenyerewe, umwami yarayije kurya bamwohereza kuryama, nawe yarayikubitaga ngo ikunde ijye kuryama kuko yari imaze kurya.
yakomeje kuyihondagura ayibwira ati wowe urarangiza kurya ntujye kuryama, yewe ugomba kuryama, njyewe sindi buryame bitewe nuko ntigeze ndya, ariko wowe wariye ugomba kuryama. Njye ndi itumye mubona Emmanuel umutagatifu mu majyaruguru. Iki ni Igitsimbanyi TV, ushatse unyite Monster. Gahunda ni ukubaha ibyishimo nta kuruhuka. Nk'uko igifu cyanyimye umutuzo, nanjye niko ntagomba gutuza mu gukora. Murakoze cyane.